Hello guys, nongeye kubasuhuza nizera ko mumeze neza. Uyu munsi ndashaka ko tuganira kuri dashboard lights z'imodoka. Ndashaka ko tuganira amatara amwe n'amwe ajya amarika muri screen muri dashboard y'imodoka umuntu agashidikanya. Ariko iyo bibonye arereri ugomba kubanza ukamenya ngo ese ereri yazanywe n'iki nuko wayikemura. Reka tuganire ku mayereri amwe ajya agaragara muri dashboard. Nkuko mubibona imodoka yizimye tugitangira kwatsa imodoka ugipressinga imodoka automatic ukanze kabiri dashboard lights ziramarika mu gihe imodoka itaraka. Aha ni ucekingira ko imodoka imeze neza kuri buri kimwe. Rero duhereye hano iri tara ribanza ni check engine. Iri tara rimarika ari igihe imodoka ishobora kuba yatangiye kurekarama ko moteri hari ikibazo ifiteho. Ubwo kubanza umukanishi rero ukamenya ngo ese ikibazo cya moteri yanjye gitangiye kurekarama ndayikora hiki, ukamenyesha ashobora kuba bikoze. Agatara gakurikiraho kari kugenda gatera nakerekana imyuka ko umwuka iri mu mapine ntago ibingana. Ugomba kujya kuri station ukareba ubuntu uhaga akagushyiramo imyuka ingana kuko buri pine ibifite ibiro bigomba kujyamo. Iyo mapine yose anganye ibiro ntago karagatara kongera gutera. Agatara gakurikiraho ni aka ABS anti-lock braking system. Ira ABS ni system ya feri. Iyo system ya feri itangiye kugira ibibazo iratarira marika. Yari yamaritse rero ugomba kumenya ashoko ugomba kubikemura bitaragera kure. Dukomeje hari agatara mubona kari akamodoka n'akantu kanyerera. Kari agatara gasobanura electric stability control, gafasha imodoka mu gihe yabishatse no kunyerera kigomba kuba ifashe hasi neza. Iyo kamaritse nako hari igihe bari amasensa yo mu mapine ugomba kureba umukanishi akakagukorera kugira ngo bisubire ku murongo. Agatara byegeranye kageranye na system ya feri nako hari igihe gashobora kumarika nk'amavuta ya feri yatangiye kugabanuka. Ugomba kumenya ashobora kuba amenye ko wagakemuye. Aka k'imituku murabona ni imiryango ifunguye, warning light k'imiryango hari umuryango runaka ufunguye. Aka gakurikiraho ni essence. Kwa kunumva ngo agatara katse essence ifite imodoka ifite essence nkeya karagatara kayo karaka. Dukomeje hano ko mubibona aka naka battery. Iyi warning light iza mu gihe nk'imodoka itari gucharginga. Iyo dinamo itari gucharginga imarika karagatara bakwereka ko battery nta muriro uri kujyamo. Iyo battery itari gucharginga rero iri kugenda igihe cyose ishobora kuba yazima. Iyo battery ishizemo umuriro burundu babisaba ko dinamo ari charginga battery kugira ngo imodoka ikomeze igende. Agatara kayegereye naka pastering naka vora. Iriya warning iza mu gihe hari imigozi yo muri hari umugozi witwa cable stellar wo muri vora. Iyo utari gukora neza rero hari igihe nk'izi ubusozi zimwe zimwe zidakora za kuzamura amavolume, gutuninga mu gihe ushaka guhindura FM runaka, ushaka kujya mu frequency ya mode ntakore bitewe nuko hariya bitameze neza. Iyo cable itameze neza yatangiye kuninga ugomba kumenya ko wayikoze. Kari agatera ni seat belt no muri kandara ni sentire iri kugenda utambaye sentire iraboningira marika. Kara ka brake ni frame isanzwe. Murakoze cyane, ndumva ari byo twavuganaga kuri bijyanye na dashboard lights. Murakoze cyane, ndabasaba subscribe kuri YouTube channel yanjye. Murakoze cyane, tubane mu zindi video zitaha.